Biteye agahinda ariko noneho no kubyara abana b'iki gihe hatavamo n'umwana muzima agavuga ati mama yaraturwanira intambara aremera arababazwa. Mana nabaye mu buzima bukomeye cyane biteye agahinda ndabona aribwo ngiye kuzasazira. Oya ntabwo buriya wabona n'uwo mwuzukuru ari wowe wanabigukorera. Bade Time TV twongeye kubaramutsa uyu munsi twaje kuganira n'umubyeyi mama wacu tuye hano mu Gashyekero. Muraho neza mama? Muraho neza. Amakuru y'iminsi? Ndabona ari iki gihe. Naho iki gihe kuko biragoye muri no si tubaho itubabaje. Kuko ntabwo umuntu wavuga ngo ariho mu buzima ugize gutya umuntu abaho mu buzima bukakaye bubabaje biteye agahinda ariko kwemera kwihangana kuko iyo Imana yagushyize ku isi ugomba kubabara ibintu byose kwihangana ibindi ukagenda nyine ku isi gutwara nawe akaba ari kugenda. Kuko ubuzima bw'ikigihe bwo buragoye biranababaje biteye agahinda. Ibintu muri no minsi sura nabyifashe ibintu biri muri no minsi rwose ntago nakujya ngo byifashe neza. Ubuzima bw'isi buratugoye buratubabaje ntago umuntu ariho ku buzima ashaka ubayeho ku buzima ushaka hari ikindi kintu wenda wasenga Imana ikagukorera. Ubwo rero Imana itarakigukorera ugomba kubaho ko Imana itaraguteganyiriza kubaho uko abandi bariho urabyakira ukabaho gutyo nyine ukagenda urushya iminsi n'ukurushya iminsi ukayisunika ugasenga n'Imana ikaguha ikigufasha. Nyine buri munsi ugomba gusenga Imana kugira ngo hari intera yenda ishobora kureba ikazakugezamo ikaguhindura amateka. Urebye se nk'ubu ngubu dutewe uko turi kuganira uko bigendeye muri byose ubu ngubu ufite abana bangahe? Mfite abana 8. Umukuru afite imyaka ingahe? Uw'imfura yanjye afite imyaka 20. Imyaka 20. Nawe ntabwo uruzi kuza? Mfite abuzukuru 2. Nawe ababyeyi bafite imyaka 15. Kera se ubona kera ubuzima bwari bumeze gute ugereranyije n'ubwo? Ubwa kera bwari bworoshye ariko ubw'iki gihe burakakaye. Aho unywa agacupa se? Yewe nkanywa mu kinyabupfura nubwo wamenya ko nakamwe sinakwishya ngo sinkanywa kuko ntago mba nabuze n'amata y'umwana. Korese umukobwa wanjye amunanya akigendera ubu se ndamuhibera harimo amashereka no kugira ngo ye kurira sibyo. Tunzwe n'aya mata uriye ntayafite se urumva tari ibibazo mfite. Ubyara abana akavamo n'abatandukanye utamenye uko bateye. Uyu nawe yampaye umuruho nyine dore ngo ndabufita. Haka ubuzima bwa kera n'ubwo uyu munsi ubwa kera bwari bworoshye rwose kuko ibintu bya kera ntago byahendaga naho ubu ngubu ibintu birahenda. Iyo uvuze ngo ubonye 200 ubura ikintu wabiguze na 5 nta kintu bigihaho. Urumva rero ku bwa kera n'ubwo uyu munsi ntago ari kimwe. Nk'ubu ikiro cy'ibishyimbo kigeze kuri 900. Icyo gishyimbo wagiha abana 8 ukagiteka kikaba hasi ntabwo cyaba hasi. Urumva rero ko ubuzima bw'iki gihe turimo uretse kwigira ngo Imana kwihanganishe burakomeye. Uvango uwo mwana n'uw'umwuzukuru? Umwuzukuru wanjye ubu se ndi kumuhibere ureba nta mashereka ngira naracukije kera no kugira ngo yumve ahumurirwe n'ibere ye kurira ye guhangayika cyane nta kintu kiri mwanga kuri harimo dushaka ubufasha buke tubona hari icyo cyakorwa kugira ngo turebe ko ubuzima bwese bwagenda neza. Bwagenda neza ariko ubona ko ubuzima bukomeye cyane buretse urasenga Imana ukavuga ati Mana wamfashije kureba ndi mu buzima bukomeye bizashira nta gihe kitagira. Urasenga? Yewe gihe najya kansengera mu basilamu none ubu nanjye no kubera no kwiruka no muri aba bana sinkijya no gusenga. Watangiye gusenga mu basilamu? Yewe nkigera i Kigali nasengaga 5 ku munsi nkabyuka saa 11 nkagiye gusara ariko aho mariye kubyarira abana aho mariye kubyarira abana
Cara bibi komeza nareba. wumva narataye rwose ntabwo nkijya gusenga. Ubu nawe warasaraga wageze i Kigali ryari? Kigali nahaje mfite imyaka 15. Intambara imaze imyaka 2 irangiye. Urumva nanjye ko amasaziye nahangayikiye. Kandi iyo wageze i Kigali ntabwo ubasha no gutaha. Ntabwo bikunda. Kigali iragufata. Kandi reba nta n'ubuzima umuntu aba afite bugize bucya bugaragara. Ako kemerwa habo barira ariko Kigali sinzi. Nta muntu ugera i Kigali ngo atahe. Ntabwo wakwifuza ntabwo wakwifuza gusubira rwose. Nyine mama wacu ugereranyije nko mu buzima busanzwe wagiye ukuriramo n'iyi mihangayiko nyine nko kuvuga imihangayiko y'isi Kigali wagiye nyine nk'ibintu bidasanzwe byagiye bikubaho tuyicire muri make n'ibidasanzwe. Ngiye nakure mu buzima bubabaje buteye agahinda. Ntabwo mu buzima sinigeze mbona umubyeyi unetesha uko abandi bana bakura neza bakavuga ati iyi ni papa wanjye reka umwana wanjye mufate gutya. Ngiye namenye kwigurira ikanzu ufite imyaka 6 ko nari nzi ko uri bungurira ikanzu sibyo. N'ubundi nagomeje mpangayitse cyane. Ngiye ntabwo nigeze nishima ubundi mbikubwira pa. Nta buzima bwiza nigeze mpura nabo. Nabaye mu buzima bubabaje buteye agahinda. No mu gushaka kwanjye mana nshaka umukene ndababara ndababazwa. Ntabwo nigeze nishima agiye mu buzima. Mfite umutima wanjye ubuzima bukakaje buteye agahinda. Ndabona ngiye kuzarinda saza mpfa ari nabwo buzima ndimo. Wabaje. Ntabwo buri umunsi yo watangiye uri burangiye. Kandi kuba ukiri aka kanya hari ariko nabashije kubyitwaramo neza. Jewe ubu ngubu kureba nzi kubana n'abantu nawavuga ngo uyu mubyeyi ateye gutya. Nabayeho mbashije no kubana n'abantu kuko iyo naza no kubana n'abantu simba ndiho mana arapfuye giye sibyo. Hako n'abantu mu bwana bwanjye abantu bankunda aho ngiye nkakora bakandera mbasha gukura. Hano ikibazo nanone ndongera ndashaka umukene hako naremeye turasazanye. Turasazanye rwose twariyakire mu buzima bwacu nyine bukakaje buteye agahinda. Ariko no kubyara abana b'iki gihe hatavamo n'umwana muzima gavuga ati mama yaturwanira intambara aremera arababazwa. Mana nabaye mu buzima bukomeye cyane buteye agahinda. Ndabona aribwo ngiye kuzasazira. Ntabwo buriya wabona n'uwo mwuzukuru ari wowe wanabigukorera wagufasha ubuzima akabwubaka. Yewe ni ukubera Imana zagomeza senga Imana yenda azavamo akazima kazamuza amarira mu gahinda nawe nako. Sawa ntacyo mama wacu murakoze kuganira natwe. Imana ibahe umugisha. Kandi Imana igendane namwe muri byose sibyo. Yego. Sawa.